Agafilme kacu tugatangira dutangira nyine umwana warahutse yirukanka agenda atereka telefoni itangira gufata video. Uyu musore yabanaga na mukase ariko mukase amufata nabi cyane. Kurikirana akantu kandi uretse kugenda usobanukirwa. Yateretse telefoni itangira ifata video. Umwana yahera ko yicara mu ntebe arisinziriza. Nuko mukase yaraje aza yombomba buke buke, aza afite umuti mu rushinge n'amafaranga mu ntoki. Yaratangiye afata wa muti yari afite awutera mu biryo, ariko telefone ariko iri gufata video, ariko we ntago abizi. Undebere yateye mu biryo uwo muti, ariko umwana akarunguruka akabona ko uyu muntu arimo arashaka kumuroga cyangwa se ari kumuroga. Wibuke ko uyu mwana yari yaje amusanga muri uru rugo yaramubereye mukase. Nuko yafashe urushinge ashyira muri ji y'umwana. Ntibyarangiriye aho ngaho, yarongeye afata urundi rushinge ashyira no mu biryo. Undebere ukuntu abantu ari abagome. Mw'abantu mwe murebe, abantu ni abagome. Umwana ariko birungurukira akareba akabona ko hasi ashaka kumwica. Ese ashaka kumuhora iki? Reka turebe, uraza kugenda ukurikira, uraza gusobanukirwa. Umwana niko yarungurukaga akongera akisinziriza. Umugore navuga ati ibintu ntibihagije, ngomba kumwica kandi nkanamwerekana ko yatwaye amafaranga y'umugabo wanjye. Undebere yaraje akuvangavangira kugira ngo uburozi bukore neza. Undebere ababyeyi nk'abo ukuntu ari abagome. Nuko yarakuzi yazana amafaranga menshi, atangira gukuraho umwenda w'umwana ayamusesekamo. Ndebere durisha yaraje amusesekamo amafaranga kugira ngo papa we naza amushyireho icyaha cy'uko yibye amafaranga. Yaraje atangira kuyamusesekamo, ariko umwana nawe yarabizi ko mukase atamukunda, yari kwicungira. Nuko yarakomeje yose amusesekamo avuga ati nta kabuza umugabo wanjye naza akamusanga n'aya mafaranga ahita amwirukana muri uru rugo, cyangwa se amufate nk'umwana udashobotse. Ibiryo yabiroze amusesetse amafaranga mu myenda. Reka turebe se uyu mwana araza kubicika. Mukase yaravuze ati noneho ndebe kuza kubicika iby'uyu munsi. Nuza kubicika uraba uri umugabo. Umwana uriya nawe ntabwo yari yasinziriye, yararyamiye amajanja, yarakuziye ahita atangira yikuramo ya mafaranga yose bamushyizemo. Ayigira inama yo kuvuga ati reka nyashyire muri kiriya gikapu cya murumuna we, kuko muri uru rugo habaga na murumuna w'uriya mugore. Yarakuziye afata cya gikapu cya murumuna w'umugore wa mukase agishyiramo ya mafaranga. Undebere nuko agishyizemo amafaranga. Mu kumara kugishyiramo amafaranga, umwana akirambitse aho ngaho aravuga ati noneho nibi biryo reka mbigurane mbishyire ku ruhande, ibindi mbizana aha nze kureba ko utarutiga mukase ugatwara nyoko. Wa mugani. Nuko yarakuzi yaguranuza ibiryo na ji araziguranuza. Undebera agafilime karaha. Nuko amaze kuguranuza byose aravuga ati n'igikapu reka nyisubize ukuntu cyari kimeze, ubundi nigendere. Ndebera agafilime ukuntu gatangiye kanakomeza. Yaraje yongera ariryamira amera n'ubundi nk'uwasinziriye. Nuko yari yumvise baje ari mukase cyane na murumuna we. Uwo ni mukase na murumuna we, ngabo barinjiye. Mukase yabanaga na murumuna we, ariko akumva ko uyu muhungu yaje ahasanga, akumva ko atabaho, akumva ko yamuroga agapfa cyangwa se akamuteranya kuri papa we akajya amwanga. Nuko baraje barakomanga, wumva yosha ngo wajye wicara neza, urabona iyi ntebe ari uburiri, nta n'isoni, urabona ukuntu uba waryamye mu ntebe kandi tugomba kwicara. Bamubwiraga nabi, ariko nta kundi nyine. Imfubyi irimenya kandi imfubyi yumvira mu rusaku. Nuko umwana yari abizi ko nta wundi umwitayeho ari papa we, kandi papa we ntakunda kuba yibereye mu kazi, ariko mukase akirirwa amugaraguza agati mu rugo. Nuko mukase yaraje aricara ahazana na murumuna we n'uri yambaye umupira w'umukara. Nuko araza ajya kuri bya biryo abihereza murumuna we atakira atangira wirisha. Nuko mu kumuhereza ibiryo abwira umwana ati se yo kutari kurya, ati nta n'isoni ugira. Nuko atangira atamika ibiryo murumuna we, kandi wibuke yuko ibi biryo biroze. Wibuke yuko bandi bavuga ngo ukatira mukase ugatwara nyoko, yabiteretse abishyiramo uburozi azi ko uyu mwana ari byo ari burye, ariko uyu mwana nawe akaba yabirebaga arabiguranuza.
nuko yakomeje amugaburira amubwira ati murumuna wanjye mba nshaka ko ukura ukamera neza, mba nshaka ko rwose uzana itoto, ariko si iki cyana cyo kiba kitari kurya, kiba kigira ngo se azavuge yuko ndakigaburira, nta n'isoni wagira, reba n'ukuntu rusa. Akomeza abwira nabi umwana, ariko umwana nk'imfubyi arituriza, ibyo arabizi, yabuze mama we akiri mutoya. Nuko uyu mukase atangira gutamika murumuna we, atangira amuha keya nk'aho ari umwana, ukurikirana akantu ku kandi uraza kugenda usobanukirwa. Nuko barimo baraganira, murumuna we akamubwira ati ariko mukuru wanjye nkunda ukuntu mfata. Mukuru we akamubwira ati erega ninjye nawe twasigaye mu muryango, ngomba kukwitaho bishoboka, ngaho ubundi iby'uyu mwana ntabwo bijye mbyitayeho. Nuko aterura n'akaji aramuhereza, kandi twayibonye ko iyi ji irimo uburozi. Wibuke ko yashatse kuroga uriya mwana, ariko uriya mwana akaba yari yabibonye, izi ji agahita aziguranuza. Si ibyo gusa, hariya hari telefone ku ruhande uyu mwana yateretse hasi, irimo irafata videwo y'ukuntu iyi videwo yatangiye n'aho bigeze ubu ngubu. Filime iracyari kwifata, irimo irarikodinga. Nuko yakomeje atamika murumuna we, amufata nk'igikomangoma. Nuko papa w'uyu mwana nawe yaraje, aza ataka cyane avuga ati mbuze amafaranga menshi yari ari mu gikapu, ninde muntu waba wanyinishije akanjyanira amafaranga? Aza asakuza cyane, kandi umugore yari abizi ko yayasesetse mu myenda y'uyu mwana, ntabwo yazi ko uyu mwana yabibonye akayakuramo. Nuko papa aravuze ati amafaranga nashyize hariya, nari nzi ko ngiye kuyajyana kuri banki kuyabitsa, none nta n'iritoboye rihari, nshaka ko munsobanurira ahantu amafaranga yanjye yaba yagiye. Nuko uyu mugore nawe kuko yari azi ibyo yakoze, yarahagurutse aravuga ati amafaranga yawe ntayo nzi, ntabwo twebwe twigeze tuyabonaho. Umugabo aravuga ati ibyo ntabwo nshaka kubyumva, amafaranga yanjye yari menshi, napangaga ko nyajyana muri banki, ubu nari maze kwitegura ngo nyajyane kuri banki. Wowe na mushiki we na murumuna wawe mwishakemo amafaranga yanjye mubashe kuba mwayama. Nuko aravuga ati ndabasabye bitaraba nabi, nkeneye amafaranga nkajya kuyabitsa, kandi koko ndababwiza ukuri yuko aya mafaranga nabura nta mahoro muri bubashe kuba mwagira muri uru rugo. Iyo mwana uri harimo ararya, kandi ibintu byose arabizi, ariko yiturije. Ndebere umugabo yakomeje abwira umugore we ati ngo ubwize ukuri, niba amafaranga ahari nimuyame hakiri kare bitaraba nabi, kuko nibiba nabi ndaza kubereka uwo ndi we njyewe, mumpe amafaranga aka kanya cyangwa se mbereke uwo ndi we. Umugore aramubwira ati twebwe n'amafaranga yawe twatwaye, njye na murumuna wanjye urumva twatwara amafaranga, urabura kureba uyu mwana wawe ko nabonye ari we ukata muri biriya byumba byacu, ushobora gusanga ari nawe wayajyanye. Dore kubeshyira umwana, kandi umwana ararengana. Umwana yarahagurutse nk'umuntu ushaka kwiburanira nawe. Mu guhaguruka uyu mugore amureba nabi mu maso, aramubwira ati niwe wajyanye amafaranga. Umwana areba papa we, ariko uyu mukase akomeza amutsindagira ati niwe wajyanye amafaranga nta n'uwundi, kuko murumuna wanjye ntabwo ajya agera mu cyumba cyacu. Nuko papa yafashe umwana ati wimbeshyerera umwana wa mugore we, uyu mwana wanjye muzi kuva kera ntabwo ari igisambo, ndamwiziye, ntabwo nabyara umwana ngo muyoberwe, atasi utambeshyerera umwana ngo ni igisambo nakumerera nabi. Nuko umwana yarebaga papa we akavuga ati byibura papa amfitiye icyizere, cyangwa se papa aranyizera. Ati mwebwe we na murumuna wawe ushake murebe umuntu wanjyanira amafaranga, ahere ko yangarurire, kuko nimutayangarura biraba nabi. Nuko murumuna we ukuntu yarebaga nawe nta kintu yarazi, wibuke hari ibiryo yanyweye ji irimo uburozi, mu kanya aratangira kudagadwa cyangwa se guhinduka. Nuko murumuna we atangira avuga ati ariko njye ndumva no mu nda harimo haranyga. Nuko uyu mugabo avuga ati uyu mwana niwe wajyanye amafaranga, muri uru rugo tubamo turi abantu 4, rero niba wabuze amafaranga murumuna wanjye naba yafite, uyu mwana wawe niwe wajyanye amafaranga. Nuko uyu mugabo avuga ati wimburanya cyangwa se uburanira umwana wawe niwe wajyanye amafaranga, nta wundi muntu wayajyanye. Umugabo avuga ati ngiye mva nkubwire mada, udashaka kumbeshyera umwana, ati ko mu kanya gato ngiye washiduka nanakwashije ikintu cy'urushyi kubera ushaka kumbeshyera uyu mwana twarabanye ndamuzi, uyu mwana ni uwanjye, ntabwo uyu mwana yatinyuka kwiba amafaranga angana kuriya. Wowe na murumuna wawe mwishake mufite amafaranga yanjye yame bitaraba bibi, kuko nibiba bibi ndakora agashya kandi muraza kumirwa, uraza gutangara uragira ngo singiye mugabo wawe. Umugore urahangaha atangiye avuga ati kubera icyo ushaka kurengera uyu mwana wawe. Nuko umugore akomeza afata umwana amugatirwa n'uyu mwana wajyanye, na murumuna akamubwira ati niwe uyafite, kuko njye ntawe mfite. Uyu mugore atangira gusaka uyu mwana mu myenda ngo arebe ko arimo.
nuko mu kumusaka ariko akabona amafaranga atarimo kandi wibuke niwe wayishyiriyemo, akomeza no kumukora mu mapantara hose kugira ngo yumve amafaranga, kandi uyu mwana wibuke ko amafaranga yayikuyemo kare ayashyira muri kiriya gikapu. Undebera agafilime ukuntu gatangiye kanakomeza, agafilime kababaje, agafilime k'umwana wari ubayeho mu buzima butoroshye, abeshyirwa na mukase amufata nabi, ahubwo umwana aravuze ati uriya murumuna we niwe wafashe amafaranga. Mu kubivuga umugore bamumabye urushyi ati gute wabishyira murumuna wanjye ngo ni igisambo, ko murumuna wanjye mwiziye igihe tumaranye cyose muzi. Nuko umugabo aravuze nta soni ukankubitira umwana, we mugore nishakiye ejo bundi niba ushaka kunkorera ukankubitira umwana wanadusanganye bite byawe, ubwo urumva wamesha irihe shema cyangwa ni gute namva nabana nawe? Umugore ati ni gute yabishyira murumuna wanjye ngo yibye amafaranga kandi murumuna wanjye arengana? Nuko umugabo aravuga ati uri kubimwumvisha mu bundi buryo ariko ntumukubite. Umugore ati nta n'isoni kumbishyira murumuna wanjye byonyine nanamukubita. Nuko umwana aravuga ati papa nyizera ko ari murumuna we wayibye, ntabwo njye nigeze nkora ku mafaranga. Nuko umwana yakomeje abwira papa we ati niwe wayibye njye ndarengana kuko njye nari ndaha n'ikimenyimenyi yayibye yashyira mu gikapu. Nuko uyu mugore aravuga ati ntukabeshye murumuna wanjye ntabwo ari igisambo. Umwana akomeza atunga urutoki ati yayibye yashyira muri kiriya gikapu, ariko mugerageze murebere no muri kiriya gikapu. Nuko umugore aravuga ati ni gute wabishyira murumuna wanjye ngo ndi igisambo? Kuva na kera ntabwo murumuna wanjye yigeze yiba, yari kwiba twabuze iki iwacu mu rugo. Nuko umugore ashaka kumubwira ati va kuri bage ya mushiki wa murumuna wanjye, ntabwo murumuna wanjye ari igisambo. Nuko umugabo mu kuzamura ya mafaranga yari yabuze ahita ayabona, atakira igikapu cyanyu, amafaranga nashakaga ndayabonye. Uyu mugore yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, kuko urucira mukase rugatwara nyoko. Umugabo ati reka nyabare ndebe ko yuzuye, atangira baramushandika amafaranga ye. Wibuke yavuga ko yari yateguye ngo ajye kuri banki. Undebere nuko umugore uraha yarahinduwe, atangira kudagadwa, abwira murumuna ati ni gute wankorera ibintu nk'ibi? Murumuna aramubwira ati ntabwo ibyo bintu mbizi, ntabwo ari njye wabikoze. Nuko umugore uraha yabaye nk'ucitse intege, aca bugufi noneho aratuza ashyira hasi agapira. Nuko yabuze icyo yavuga, abura uko yakwiregura. Wibuke yari yashyize mu mwana agira ngo arazasange mu mwana, ahita amwirukana muri uru rugo. Nuko murumuna w'umugore aravuze ati n'uriya mwana wabikoze, nta wundi wabikoze muri uru rugo n'uriya mwana wabikoze. Nuko uyu mugabo aravuga ati uyu mwana wanjye nimwamubeshyira n'izina ry'Imana kuva na kera ntabwo yigeze agira uwo muco wo kwiba. Nyibana na mama we yari umwana mwiza, none ndakuzanye urimo ashaka kumbeshyerera umwana? Ubwo se uri mugore nyabaki niba ushaka kumbeshyerera umwana kandi tutaranabyarana? Nuko umugabo arakomeza avuga ati uyu mwana niwe wabikoze, nta wundi wigeze ubikora, ntabwo murumuna wanjye ari igisambo. Umugabo aravuga ati wimbeshyerera umwana, kuva na kera ndamuzi ntago yiba. Nuko uyu mugabo akomeza avuga ati uyu mwana wawe niwe wabikoze agira ngo asige icyasha murumuna wanjye, umwirukane muri iyi nzu, nta n'isoni reba n'ukuntu kareba nk'agaturumyi. Uyu mugabo nawe abona ukuntu umwana w'uyu mugore amureba, abona ko nta rukundo amufitiye. Nuko uyu mugabo aravuga ati ni gute wafata umwana wanjye gutyo? Nuko murumuna avuga ati uretse wowe papa wawe nagenda ndakwereka, nta n'isoni kumbeshyera ugafata amafaranga ukayashyira mu gikapu cyanjye ngo bigaragare ko ari njye wayibye. Nuko umwana bakomeje bamutera ubwoba, ariko uyu mupapa arababwira ati mwebwe mwagendana neza mu rugo, uyu mwana ni uwanyu ni uwacu, ariko mukareka kubeshyirana. Nuko uyu mugore avuga ati murumuna wanjye ntago yakwiba, ahubwo n'uyu mwana wawe wayafashe akayazana akayashyira muri iki gikapu kugira ngo yagaragaze isura mbi ya murumuna wanjye. Nuko murumuna w'umugore we akomeza atunga agatoki y'umwana w'uyu mugabo ati nta n'isoni, ati uretse ibyo ndi bugukore ni njye ubizi, ufata amafaranga ukayashyira mu gikapu cyanjye ukambeshyira ngo nayo nibye. Uyu mwana arabwira ati njye ibyo bintu ntabwo mbizi, nta nubwo ari njye wabikoze. Nuko ukurikirana agafilime uraza gusobanukirwa. Wibuke uko bigira uku, hariya hari telefone umwana yateretse irimo irafata videwo ukuntu byatangiye naho bigeze ubu ngubu. Nuko uyu mugabo yakomeje amubwira ati wowe na murumuna wawe muri abajura. Nuko uyu mugore akomeza amubwira ati n'uyu mwana wawe wabikoze, murumuna wanjye ararengana. Wibuke murumuna we yariye ibiryo biroze, yanyweye ji irimo uburozi. Nuko uyu mwana n'uyu mupapa
papa yarabuze uko yitwara avuga ati umwana wanjye baramwanga bigeze aha. Nuko uyu mwana avuga ati njyewe ibyo bintu by'amafaranga ntago mbizi, gusa murumuna wawe niwe wayibye, njyewe ndarengana, undebera agafilime. Uyu mugabo yaravuze ati umva nkubwire wa mugore we, n'undi munsi muzongera kunkorera ku mwana cyangwa kumubwira nabi, njye ntabwo tuzakiranuka, muzahita mwumvira mu nzu mugende we na murumuna wawe. Amafaranga twayasanze mu gikapu cya murumuna wawe, ariko sinzi ikintu unshakira ku mwana. Nuko muri ako kanya murumuna w'uyu mugore yatangiye aribwa mu nda haramuhekenya koko, na se guhekenya. Nuko mu kumurya mukuru we araza ati none se murumuna wanjye ubaye iki, ko mu kanya wari uri muzima urimo urataka ute, bimeze bite? Nuko umwana arimo arabireba kandi uyu mwana arabizi. Uyu mwana akora kuri papa we ati papa, ati uriya umuntu wewe bibirebe, ndaje nkubwire ukuntu ibi bintu bimeze. Nuko yakomeza ataka ngo mu nda haramurya kandi cyane, ariko ntiyamenya ko ibyo yari yategeye uriya mwana ari murumuna we yabigaburiye. Undebera agafilime gatangiye kanakomeza. Nuko papa umwana yabwiye papa ati buretse papa, ati buretse mwereke nzane telefone, mwereke ibi bintu ukuntu byatangiye n'aho bigereye. Nuko umwana yazanye telefoni, papa we mu kuyireba aratungurwa cyane mu kubona umugore we ari kuroga ibiryo, mu kubona umugore we ashyira amafaranga mu mwana, aravuga ati uyu ntabwo ari umugore, uyu si umugore, ni icyorezo. Nuko umugore nawe ntiyamenya ibyo ari byo, ariko umugabo akomeza arabireba, areba ukuntu yishakiye ikishi nkaho yashatse umugore muzima. Yabwiye madamu hindukira urebemo hano. Madamu mu kureba yabaye nk'ukubiswe n'inkuba imwe itagira amazi ariko. Nuko yarebye ukuntu umwana yabigenje, nuko mu kureba umwana avuga ati iki cyana kizi ubwenge koko, turandebera ibintu cyankoreye, tireka nze nyereke nyivunagure. Nuko papa aravuga ati utankorera ku mwana, ibintu washatse kugira umwana bibaye kuri murumuna wawe, nimwakire nimubane nabyo cyangwa se murebe ingaruka zo kugira nabi. Nuko uyu papa yaravuze ati rero njyewe ibintu nkubonanye, ibintu ukora njyewe ndumva natana kwihanganira kubana n'umugore nk'ayo w'umurozi. Njyewe ndumva muri aka kanya wahita unsohokera muri iyi nzu ukagenda ukajyana na murumuna wawe mukajya kugwa ahandi. Nuko uyu mugore aravuga ati urambeshyera, ntabwo wari njyewe, ni gute naroga, ni gute njyewe nagira uburozi, tuwo mwana wawe ni umwana mubi. Nuko murumuna we yari ameze nabi cyane, arimo arataka asemekera hejuru, ariko umwana yihagarariye ahangaha avuga ati komeza urwane nabyo, wari ugiye kunyica none ruhitanye murumuna wawe. Nuko uyu mugore yabuze aho yifata, abura uko yigira, abwira umugabo ati mbabarira umfashe njyane murumuna wanjye kwa muganga. Ati mugabo mbabarira umfashe. Atangira amusaba imbabazi, ariko umugabo yari amaze kubona ko nta mugore afite, afite umwicanyi, afite umugome, nta mugore afite. Ati mwana wanjye rero tuza utekane, sinari nzi ko uyu mugore ari mubi gutya, namuzanye nzi ko agiye kumfasha ubuzima cyangwa agiye kukwitaho, sinari nzi yuko azakwica, ahubwo mfasha tubasohore bajye hanze, tubajugunye hanze isi bote, nta murambo nshaka muri iyi nzu yanjye, niwe umwiyiciye, genda ujye kurwana nabyo. Nuko batangiye kubasohora. Mu kubasohora ariko uyu mugore atukomeza asaba imbabazi ati wambabariye ukamfasha, ko ufite imodoka tukajyana murumuna wanjye kwa muganga. Nuko umugabo yari amaze kubona amakuru yose, amaze kubona ukuntu ibintu byagenze, yarambwira ati musohoke mumvira ahangaha, ntago nkukeneye nk'umugore w'umwicanyi, umugore w'umurozi, munsohokera ahangaha mwese. Nuko umwana na papa nuko babafashe babasohora hanze ku ngufu igitaraganya, babasohoye nta n'impamba, yandi mbavuga wamerekeje riva batamaye n'impamba. Nuko babataye hanze, inzererezi hanze, abicanyi, abarozi, timugende, urugo rwanjye n'ubundi mbere narakuzana rwari rwiza. Nuko umwana yahoye papa we, aramubwira ati papa ikintu ukoze ni icyanyacyo, kandi papa ndagukunda cyane. Nuko papa w'umwana nawe amubwira ati mwana wanjye ndagukunda, nari nzi ko nzanye umuntu uzaduhoza amarira akakwitaho aho mama wawe atari akahakubera, ariko nabibonye ko nari nazanye ikishi nari kuzashiduka kikwishe neza. Ati rero ubu ngubu muri uru rugo ni njyewe nawe, nta wundi muntu nzongera kuzana, kereka umaze gukura mwana wanjye namajije kukubakira, mbonye ko ba mukadata atari abana beza. Mwana wanjye rero fata ibyo biryo ugenda ubijugunye, ati birimo uburozi, ndakwinginze genda ubijugunye.
utabiryaho naza kukubura nk'uko ndabuze mama wawe, mbabarire cyane ntubiryeho. Umwana ati cyane papa, reka nze nandurure ngende mbijugunye muri mondisi, ariko ubundi twikomereza ubuzima. Agafilime kacu ntaho kagarukiye, kari agasobanuye aho muka data wacu yashatse kwica umwana wo muri uru rugo, ariko umupapa akabibona.